ariko hazaba ikibazo ku isi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo abantu bubahiriza amategeko y'Imana ngo isi izagerageza kubangisha abantu babumvishe ko aribo bateje isi ikibazo, babumvishe yuko kudatera imbere kw'abantu ari ukubera abo bantu, ngo bazagumya kubavuga nabi kugeza ubwo umuntu akureba kuko akabona ko ubukene afite ubufitemo uruhare. When we hear the news that the Sunday law is happening, every Adventist is going to wake up. Unfortunately, some will not have oil, and they will go looking for it, and they will not find it. The biggest danger for Seventh-day Adventists today, God's precious commandment-keeping people, the greatest danger is that they will be eating and drinking, and they won't even know that the door is already closed. That door is going to close very soon. When the Sunday law comes, it is already too late to prepare. The world is already ready. The United States is ready. The Pope is ready. Isi iriteguye, leta zunze ubumwe iriteguye, papa ariteguye, buri kintu cyose kiriteguye uretse abantu b'Imana. Igihe tuzumva amakuru ku itegeko ry'icyumweru ryatangajwe, umudivantiste wese azakanguka, ariko ikibabaje bamwe ntibazaba bafite amavuta kandi bazajya kuyashaka ariko ntibazayabona. Ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye uyu munsi ku badivantiste, abantu b'agaciro kandi abarinzi b'amategeko y'Imana, nuko bazaba barya banywa kandi batazi ko urugi rwamaze gukingwa. Urugi rugiye gukingwa vuba cyane mu gihe gito. Itegeko ry'icyumweru niriza bazaba barakererewe kwitegura. Isi iriteguye, leta zunze ubumwe za Amerika iriteguye, papa ariteguye, buri kintu cyose kiriteguye uretse abantu b'Imana. Ni amagambo y'umuvugabutumwa w'umudivantiste witwa David Gates. Inyigisho yabo itandukanye n'izindi, ibyo barya bitandukanye n'ibyo abandi barya, uko bambara, uko basokoza, uko basenga, byose biratandukanye. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ni itorero ryigisha kandi rikemera ko ibyo bizera nta rindi torero ku isi ribyigisha. Bizera ko ari itorero ryasigaye rikuwe mu kirombe cya zahabu, kandi bakaba ari ubwoko bwatoranijwe mu mahanga yose ngo bwamamaze ko habura gato Yesu nyayese akagaruka ku isi gutwara itorero ry'Imana. Bashingiye kuri Bibiliya n'ibitabo byanditswe na Ellen White, bemera ko Yesu najya kugaruka byanga byakunda hazabaho kubabara kw'amahanga, kandi abari mu itorero ry'ukuri ritagaragara bakarenganywa. Iri torero niryo ryonyine ku isi ryigisha ko bamwe mu baririmo bafite kwizera nko kwa Yesu kandi bakitondera amategeko y'Imana bazarenganywa nta kabuza. Ese akarengane karemewe mu isi? Ninde uzarenganya abadiventiste? Mbese ni imyumvire yabo cyangwa n'ukuri? Bazaba bazira iki ku buryo bazamburwa ibyabo maze bagahitamo gucumbika mu misozi no mu tuzu tunuka twagereza mbizo mu isi? Ujya ukunda kwibaza iby'akarengane abadiventiste bakunda kwigisha? Ngwino tubane kandi dusesengurire hamwe iby'aka karengane kabera. Uri kumwe na Jacques Lameke kandi tuguhaye ikaze. Hashingiwe ku mutimanama w'umuntu, buri kiremwa muntu cyahawe umudendezo wo kwihitiramo. Kubw'ibyo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhatira mugenzi we gukora ibinyuranye n'iby'umutimanama w'umubwira. Bivuze ngo rero igihe habayeho izindi mbaraga ngo umuntu yemere iby'umutimanama udashaka gukora, icyo gihe uwo muntu abarenganye kubw'agahato. Ni akarengane. Tukiri kuri iyi ngingo yo kurengera umutimanama, amateka ya Gikiristo yerekana leta y'inyampuhwe yari yaremeye kwikorera umutwaro w'abagenzi b'abaprotestanti bahungaga kubwo kurengera imitimanama yabo. Byagorana kuvuga akarengane maze ukibagirwa leta y'Amerika. Leta y'Amerika niwo mugabane ku isi wakiraga abagenzi babaga bavuye mu bindi bihugu barenganywa kubwo kutemera ibinyuranye n'iby'imitimanama yabo babwira. Iyo abagenzi bageraga munsi y'ibiti by'inganzamarumbo by'iki gihugu bariruhutsaga. Iki gihugu cyafatwaga nk'umudugudu w'ubuhungiro kuri aba bagenzi bakure. Nta bupapa bwabaga muri iyi leta kandi nta n'inyigisho n'imwe y'i Roma yaharangwaga. Kubwo kurengera umutimanama wabo, abagenzi bumvaga bagowe neza nubwo babaga barakuwe mu byabo, maze bakemera gukora imirimo iruhije, bagafata isuka bagakora imirimo y'ubuhinzi ivunanye n'ibindi. Mu Byashyuwe 13:12 herekana ko uko byamera kose ku iherezo ry'isi hazongera hakabaho agahato, kandi aka gahato kazabyutsa akarengane. Haranditswe ngo
itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, mu maso yayo ihata isi n'abayirimo, ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwica. Tinda kuri iri jambo ryitwa guhata no kuramya. Niba wakurikiye neza, hahatwa umuntu wanze kunyuranya n'icyo umutimanama w'umubwira. Bivuze ngo hari abantu bagomba kuzahatirwa ikintu runaka, kandi icyo kintu ni ukuramya. None se aba bantu ni bande? Ni igiki bazahatirwa kuramya? Fata Bibiliya umfashe gusoma mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17. Tugiye kureba mbere ya byose aba bantu ni bande, kandi barangwa n'iki? Haranditswe ngo ikiyoka kirakarera wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Kimwe mu biranga aba bantu bazarenganywa n'ikiyoka cyangwa Satani n'abitondera amategeko y'Imana. Kugira ngo tumenye kuko niba ibyo Abadiventiste bavuga ari ukuri ko bazarenganywa, reka twibaze tuti, mbese Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bitondera amategeko y'Imana uko ari 10? Nubwo atari bose bayitondera, ariko twavuga ko igisubizo ari yego, kuko bemera kandi bakizera ko nta gace na kamwe kigeze gakurwa kuri aya mategeko. Bizera kandi ko muri aya mategeko hagomba kuba mu itegeko rizabyutsa akarengane kurenza ayandi yose, kandi iri tegeko rikaba ari itegeko rya 4 rivuga isabato. Abadiventiste twizera ko isabato ari umunsi Imana yahaye umugisha imaze kurema byose, kuko ari wo yaruhutseho. Ntabwo isabato ari y'Abayuda nk'uko benshi bavuga, ahubwo isabato ni umunsi uruta iyindi yose muri yose. Ni umunsi watangiye mu cyumweru cya mbere ubw'isi yaremwaga. Rero kuko Imana yaduhaye urugero ikawuruhukaho, niyo mpamvu natwe tuwuruhukaho. Twitwa Abadiventiste mu munsi wa karindwi. Bivuze ngo ni abategereje kugaruka kwa Yesu, ariko basenga ku munsi wa karindwi nk'uko Imana yavuze. Nyamara twizera ko igihe kigomba kugera bagashaka guhindurira izina, maze bagashaka ko twitwa Abadiventiste mu munsi wa mbere, kuko icyo kizaba kinyuranije n'icyo umutimanama wacu tubwira, kandi kikaba kinyuranije na Bibiliya. Tuzacyanga, kandi mu kubyanga hazabaho agahato ko kuduhatira kubikora. Ako gahato Abadiventiste bizera ko kazabyutsa akarengane. Abubahiriza isabato ya Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko bateza imvururu muri rubanda. Akaga gakomeye karindiriye ubwoko bw'Imana. Vuba aha cyane igihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizategeka abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru nk'umunsi wera. Ni Ellen White wabivugaga. Abategetsi ntibazaba bagishidikanya guhatira abantu gukora banyuranije n'umutima uhana wabo no kubahiriza umunsi igihugu gitangaza ko ariwo sabato. Uko niko Abadiventiste bizera, kandi niko kuri kwacu. Isabato ni icyumweru, ni ibintu bihora bihanganye kuva kera nk'uko amateka bigaragaza. None se niki gituma Abadiventiste b'ukuri bazanga gufatanya n'andi madini ngo basenge ku cyumweru ariho ku munsi wa mbere w'iminsi 7, kandi bose basenga Imana imwe? Igisubizo nuko Bibiliya itatubwira gusenga kuri uwo munsi. Amateka agaragaza ko gusenga ku cyumweru nubwo byari byaratangiye kera, ariko by'umwihariko itegeko ryo kuruhuka icyumweru ryatangiye muri 321 nyuma ya Kristo. Ryatangijwe n'umwami w'abami witwaga Constantine. Itegeko rya Constantine ryo gusenga ku cyumweru ryerekanaga ko uwo mwami w'abami yasengaga izuba. Ryaravugaga ngo abatware bose n'abaturiye imijyi baruhuke ku munsi w'icyubahiro w'izuba, Venerability Dies Solis, kandi imirimo yose ihagarare. Muri make aho niho gusenga ku cyumweru byaturutse. Rero kuko wabitegetse atari Imana ahubwo ari umuntu, Abadiventiste bizera ko igihe cyose amategeko y'Imana agonganye n'amategeko y'abantu, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Rero nk'uko icyumweru cyazanywe n'ubupapa, Abadiventiste bizera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyira mu bikorwa imigambi yose y'ubupapa. Ntabwo izaba ikiri leta irengera abaprotestanti, ahubwo izaba yarifatanije n'ubupapa, kandi kuko ari igihugu gikomeye ku isi kikazanabyigisha izindi leta zo ku isi, maze mu bakristo bubahiriza isabato hakaduka kandi karengane nk'akabaye mu myaka 1260. Isabato izaba ibaye intandaro mu ntambara y'icyiza n'ikibi mu bihe byose ubukristo bwabereyeho, maze amatorero ataramwe n'abategetsi bamwe bo ku isi
bakifataniriza hamwe guhuza umugambi wo gushyira mu bikorwa itegeko ryo guhatira abantu bose kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Abera bake batazumvira iryo tegeko rya rubanda nyamwinshi bazahindurwa ibishungero. Iryo tegeko rizaba ritangiwe abaruhuka sabato yo mu itegeko rya kane ntirizahinduka, rizaba ririmo no guteganya igihano kiruta ibindi, maze abaturage bose bahabwa uburenganzira ko nihashira igihe runaka bazabicira umunsi umwe, ntibasigaze n'uwo kuzabara inkuru. Gatolika y'i Roma n'abaprotestanti b'abahakanyi bo mu gihe cya none bazihuza kugira ngo bice urubozo abakurikiza amategeko y'Imana. Ubwo nibwo abantu b'Imana bazahunga bakava mu miji minini no mu mito, bihurize hamwe bajye kwibera ahantu ha bonyine, nk'uko byabaye ku bakristo b'abavodua. Impinga z'imisozi miremire nizo bazahindura aho basengera Imana. Abatoni b'Imana bazanyura mu gihe gikomeye baboheshejwe iminyururu, bafungirwe mu nzu y'imbohe yubakishijwe ibyuma, bacirwe urwo gupfa. Abandi bazaba bari hafi yo gupfa bazize kubura umwuka mu tuzu dufunganye kandi ducuza umwijima. Abandi muri za kasho, aho nta gutwi k'umuntu kuzaba gushaka kumva iminiho yabo, nta kuboko k'umwana w'umuntu kuzaba kwiteguye kubafasha. Ariko nubwo abanzi babo bazabajugunya muri gereza, abamarayika bazaza kubasura muri za kasho barimo, babamurikire kandi babazanira amahoro yo mu ijuru. Gereza izahinduka inzu ya cyami kuko izababwamo n'abatunzi bo kwizera. Ayo magambo yanditswe mu gitabo cy'Abadiventiste cyitwa Intambara Ikomeye, ku cyigisho cyitwa Igihe cy'Umubabaro. Ubu papa nk'abashyizeho icyumweru bazaba bashaka kuramywa, kandi umuntu wese izina rye rizaba ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, azayiramya nta kabuza, azayiramya. Nubwo amategeko menshi arengera abantu kandi akabuzanya akarengane, icyo gihe nta tegeko rizaba rirengera ubwoko bw'Imana, kuko isi yose izaba yunze ubumwe. Nubwo hari ingingo nyinshi Abadiventiste bashingiraho berekana ko hazabaho akarengane, ariko by'umwihariko aho niho ruzingiye ku kuramya kw'isabato cyangwa ku cyumweru. Itorero ry'Abadiventiste ni itorero ryabayeho mu buryo bwemewe mu mwaka w'863. Ryavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rishibutse mu nyigisho umuvugabutumwa witwaga Miller yari afite ko Yesu agiye kugaruka ku isi mu 844. Icyo gihe kigeze Yesu ataje, benshi basubiye inyuma, ariko hasigara itsinda rito cyane ryakomeje gusenga kugeza ubwo babwiwe ibyabaye kuri uwo munsi. Nyuma gato baje kwitwa itorero ry'Abadiventiste mu munsi wa karindwi. Ni abategereje kugaruka kwa Yesu, ariko basenga ku munsi w'isabato, umunsi wa Bibiliya, umunsi wa karindwi w'icyumweru. Kenshi ibyo bigisha ni ukugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro. Wari kumwe na Jacques Lameke. Gira amahoro. Under SDH easy.